Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi b'Amarebe TV. Nk'uko dusanzwe tubagezaho ibiganiro bitandukanye byerekeye umuco n'amateka, uyu munsi tugiye kubasobanurira umugenzo wo kubandwa mu Rwanda rwo hambere. Turabasobanurira kandi uburyo kubandwa kwa kera kwasimbuwe no kujya mu nsengero k'ubu ngubu. Waba ukeneye gusobanukirwa byinshi ku muhango wo kubandwa? Tega amatwi wumve. Uyu munsi uvuze kubandwa, benshi babifata nk'ibishenzi cyangwa se umuco wanduye utakigezweho mu kinyejana cya 21. Nyamara ni umwe mu migenzo yahoze ikomeye mu buzima bw'Abanyarwanda bo hambere. Ni ijambo rikomoka ku kubandwa Imana, bishaka kuvuga kwizera Imana no komotana nayo. Kubandwa bivuze komotana n'ikintu cyangwa umuntu, cyangwa se wabishyira mu by'imyizerere bikavuga kwizera kutajegajega. Mu myaka y'igihumbi 1543, mu ntangiriro z'ubutegetsi bw'umwami wa mbere Nsoro Semugeshi, nibwo kubandwa byatangiye gukorwa mu Rwanda. Bitangizwa na Ryangombe wageze mu Rwanda ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli, watwaye u Rwanda hasaga mu mwaka w'igihumbi 1510 n'igihumbi 1543. Kubandwa ni umuhango wahurizaga hamwe Abanyarwanda mu kwimakaza urukundo, ubumwe n'amahoro no kugarura ubumana n'ubumuntu. Mu itangira ryawo niho hahanzwe itsinda ry'Abanyarwanda babyihebeye ryiswe imandwa. Iyi mandwa zateranaga zabaga zifite amarwa cyangwa se inzoga, ivugirwaho amagambo batongeraga uwo bagiye kubandisha. Ayo marwa yabaga ari mu kabindi gato kandi nta musemburo bashyiragamo, yabaga agenewe uwo muhango gusa. Babagaga isekurume y'ihene, amaraso yayo bakayifashisha mu kwatuza, byose bigaherekezwa n'umutsima w'uburo ndetse n'ingwa y'inono yafashaga kweza imandwa. Mu gihe cyo kubandwa, umuntu utarabanzwe ntabwo yemererwa, ndetse yitwaga inzigo. Inteko y'imandwa yagombaga kuba igizwe n'ibyiciro byose by'ubukungu bw'Abanyarwanda mu rwego rwo kwerekana ko bose bareshya imbere y'Imana. Ugiye kwinjizwa mu mandwa bamubwiraga amagambo bita imitongero atandukanye, bakamwereka ukwezi bamubwira ngo nakumanure, akababwira ko atabishoboye. Nibwo bamubwiraga bati uko bikunaniye ari nako uzananirwa kumena ibanga. Bahitaga bafata y'amaraso y'imfizi y'ihene babaze, bakayamusuka ku gahanga, bakamunyanyagiza ingwa yera mu mutwe. Basozaga babyina ibyo bitaga gusetsa Imana. Imandwa zarasengaga ndetse zifite ubwoko bw'amasengesho yazo bitaga ibisabisho. Mu gusenga kwabo babaga bavuga bati: seka gororoka Mana y'u Rwanda, urampe kubyara, urampe guheka, nzagutereka intanga umunsi Kamena yamennye ijuru. Impamvu bavugaga ngo umunsi Kamena yamennye ijuru nuko ari bwo amasaka yabaga yeze, maze bakenga bagahamagara abaturanyi bakanywa. Ubu buryo bwo kubandwa nibwo busa neza no gusenga byazanywe n'amadini mvamahanga mu gihe cy'ubukoroni. Kubandwa Imana ntibyavuyeho, nta nubwo bikorwa rwihishwa, ahubwo byahindutse isura n'inyito hakurikijwe umusirimuko w'Abanyarwanda ugendanye n'umuco w'iyogezabutumwa ry'abanyamadini. Ntawe bitaniye no kujya mu materaniro cyangwa se mu misa y'ubu. Iyo winjiye mu idini, hari imihango ukorerwa kugira ngo wemererwe kuba nkabo, irimo no kubatizwa. Ntawe bitaniye no kubandisha no kwatuza umuntu. Kubandwa habagamo wakubyaraga mu mandwa, ugereranywa n'umubyeyi w'abatisimu mu madini y'ubu. Iyo wabaga utarabanzwe, ntiwashakanaga n'uwabanzwe kuko witwaga inzigo. Twabigereranya n'uko mu madini y'ubu bavuga ko umuntu utarabatizwa atemererwa gushakana n'uwabatijwe mu idini. Turagushimiye wowe wabanye natwe ku Marebe TV. Turagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikandaho kugira ngo ujye ubona ibindi biganiro bitandukanye. Uzasubire mu kiganiro cy'ubutaha.